cyo mu bategetsi bo muri CNDD-FDD ari kuvuga ati mukabona Uvira ifashwe ufisi yerekeza umuryango we basha mu muhungishe agende kuko Uvira niramuka ifashwe kazaba kabaye harakurikiraho Bujumbura ubwo nicyo ashaka kuvuga nagakaye ko yakongeye yavuze ati Uvira mukabona ifashwe nyine abakomeye mufise amafaranga mubahungishe kabisa bave muri uyu mujyi wa Uvira bagende muri mwishyaka riri kubutegetsi abwira abagenzi bati Uvira nivemo ntago yumvise muri groupe ku magambo avugwa na president wabo ko leta y'u Rwanda afite ibimenyetso by'uko leta y'u Rwanda igamije kumutera iturutse muri Kongo bazoshima gutera Burundi baturutse muri Kongo bazoshima natwe tuzaca mu Kirundo yego ko bafite umutekano uhagije mu by'ukuri nibakomeza kugira mubi uzababera mubi abasirikare b'u Burundi nibo barinze Uvira ejo nahoze mbona ifoto ngo Wazarendo yabatse Wazarendo yabatse ikibunda ni cya Gatimba kiraho ngaho mu bihu izurura kuko leta y'u Burundi yagiye gusaba leta ya Kongo kujyayo gukora operation yo guhiga Red Tabara kubera yazururaga aho ngaho itera ari hiturutse none uzasaba bakababona ko M23 nifata Uvira Red Tabara izaboneraho M23 igahindaro Red Tabara waramutseho kanumve ko uyu muntu nawe ibyo binatabizi umeze neza nagiye kukubaza aka kantu nta na rimwe urumva u Burundi bavuga ko Red Tabara ifasha M23 ubwo se Red Tabara yafasha M23 Red Tabara yararwanaga na twirwaneho ifatarije na M23 urumva urwo ruzenguruko koko rurimo gufatanya erega umva mugisha Viateur ashaka atari kunyumva neza ngiyewe sinemeza sinanabihamya sinanabyemera ko Red Tabara ifashe M23 yego nicyo nahakanye nanjye nagiye akanye ariko Viateur wavuga ko ngo n'ubwa mbere abyumvishe akira umva wewe wavuze ko ubwa mbere abyumvishe ntago umva mugisha ntago mpakana yuko abarundi babivuga kandi muri iyo kiganiro niba gikurikira wewe wavuze ko ubwa mbere ikintu navuze niki navuze ngo ahubwo 2023 ishyikiriye Red Tabara yayifunyanga ico cyo ndacyemera nje ariko si nuko avuga ngo ubwa mbere umvishe ibintu babivuga yego bitwaza ni nk'urwitwazo niko mbibona noneho tugaruke kuri uwo muntu ntabashije kumenya role afite muri mwishyaka riri ku butegetsi nkaba mpamya yuko wenda ari n'umuntu w'imbonera kure wirikodinza agashyira aho ngaho ntabwo mpamya ko umunsi Uvira yavuyemo hari abarundi bakwiye guhita bahunga nibagume mu gihugu cyabo birinde ubushotoranyi kuri M23 ariko noneho nibakomeza gupushinga ingabo zabo zirwana wenda zigatangira no kugaba ibitero zivuye mu Burundi byanze bikunze M23 izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Bakunzi bagasaro TV turabaramukije aho merereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda mwebwe mudushyigikira mu biganiro byacu umunsi ku wundi n'ukuri dora tubabwira ko muri ab'ingenzi kunyunganiza ndetse n'ibitekerezo bitandukanye mugenda muduha ku biganiro bindi tugenda dukora ndikwena Rutagengwa Viateur ni umuntu wacu ndetse n'umuntu wanyu rwose muramumenyereye Viateur umeze neza yewe ndumva ameze neza kaga kari kegize ishano twakavuga uti umuti ndumva ibintu biri gusubira mu buryo
ejo bundi ijwi rizaba rituragurika nk'uko bisanzwe. nibutse inkorora ari harwaye nyitinya kubi nge kitakize neza kubera yuko ntunzwe n'umunwa naje gusanga isuka yanjye ari umunwa ni ukuri ku buryo rwose umunsi nagobwa ururimi cyangwa nkarwara mu muhogo burundu nibashaka bazampaye pansiyo RSSB bizampe pansiyo yanjye kuko akazi kanjye ni hano. nge ntabwo irakira neza muze kundangira umuti yego narawunyoye ariko ijwi ntabwo biragenda neza riragaruka neza yego umuti nawe kandi ijwi ryawe ryo abarikunda bo ni uruhuri kanya ndakumvisha ko umuntu yambwiraga ni uruhuri ngo simperuka kuvuga ngo ahubwo mvugira kwa Gasaro yego ngo Gasaro we yanze kutwiyereka ngo kandi abaforowazi we bakeneye kumumenya none so aho duhuye barambaza ngo ariko Gasaro ameze ati ni umugore mwiza w'ikizungirizi kandi w'umukire akavyate uriya muntu ngo nguhaye uruhushya umunyereke uriya mudamu numvaga yego nukuri pe umuntu uzi Viateur nukuri muha burenganzira Viateur ujye ufata ifoto yanjye uyimuhe pe yego bitwaye iki dukomeze twikabereze rero Viateur Viateur hari navuga record yego ijwi risanzwe ryo kuri WhatsApp ngira ngo wararyumvise cyangwa se ntiwaryumvise ryumwe mu bayobozi cyangwa se mu bakomeye muri cyo mu bategetsi bo muri CNDD-FDD ari kuvuga ati mukabona uvirifashwe ufisi yerekeza umuryango we basha mu muhungishe agende kuko uvire niramuka ifashwe kazaba kabaye harakurikiraho Bujumbura ubwo nicyo ashaka kuvuga nagakaye ko yakongeyeho yavuze ati uvire mukabona ifashwe nyine abakomeye mufise amafaranga mubahungishe kabisa bave muri uyu mujyi wa Uvira bagende muri mwishyaka riri ku butegetsi abwira bagenzi bati Uvira nivemo ntago yumvise muri group ya WhatsApp uyu nshobora kuba narahuze nsigaye ngira ibintu byinshi ariko noneho icyo cyobase kiri kuvahe Uvira abarundi bafashe umutsina nibyo noneho urabyewe ko bafashe umutsina bafashe umutsina ariko amaherezo uzacika noneho rero sasa icyo cyoba ni ikiki ko M23 itagambiriye kujya i Bujumbura kereka niba yishotoraho izajyayo nkuko ubushize bateraga ibisasu baturutse mu Burundi iyo record rwose ntago nzi icyo yayikoreye sinzi ubwo bafite ubwo ariko ubwo biri mu ishyaka riri ku butegetsi byanze bikunze hari icyo bari kwikanga ariko biraturuka kuki ku magambo avugwa na perezida wabo ko leta y'u Rwanda afite ibimenyetso by'uko leta y'u Rwanda igamije kumutera iturutse muri Kongo bazoshima gutera Burundi baturutse muri Kongo bazoshima natwe tuzaca mu Kirundo yego se buri watanga undi ninde sejuwe nuko rero iyo audio ntago nayo oya ubwoba bafite ntago ari ubw'u Rwanda nubwo nabyo ahora bivuga ntekereza ko ubwoba bafite ari ubwa M23 avuga yuko abari inyuma ye 23 ari abaheze avuga ko bafashwa n'u Rwanda yego mu gihe u Rwanda ruvuga ruti ibimenyetso ni ibihe uwo muntu wo muri CNDD-FDD nizera yuko atari wo ku rwego rwo hejuru wenda nko muri biro politike yabo akaba ari umuntu usanzwe wenda ari nimbonera kure yabivuze mbonera kure banzure yego nyine mbonera kure se su umutwe w'urubyiruko rw'ishyaka ruri ku butegetsi ushobora kuba ari imbonera kure yabivuze ntabwo mpamya yuko uri ku rwego rwa politike ku rwego rwo hejuru yabivuga niba ngombwa iryo jwi replaying nanjye nyumvire hano dufatanye n'abahari kubyumva twumve niba ari umuntu ufatika oya arafatika amazina ninde kuko reka nkubwire aya makuru umuntu wayazanye ni umurundi sibyo kandi uwo murundi aba n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga ari kuvuga ati rero mwumvise ko ishyano ryacitse umurizo none se Viateur kereka ubwo wowe uhakana ko
abantu muri rusange cyangwa se abategetsi nabo rega n'abantu nese ushatse kumva ko nabwo babagira kuki ubihakana barabufite cyane cyane iryo shyaka riri ku butegetsi kubera yuko iby'umukuru w'igihugu cyaba ari guhiga ntabwo mpamya yuko azabihigura none se niba bareba perezida bafite ikibazo cy'ibyo bagiye bizeza abaturage batabashije kugeraho niba Viateur rwavuga uti M23 yamaze kugota nibyo uvira yego sibyo gute se wumva ko bakumva ko bafite umutekano uhagije okay mu by'ukuri nibakomeza kugira mubi uzababera mubi abasirikare b'u Burundi nibo barinze Uvira ejo nahoze mbona ifoto ngo Wazalendo yabatse yego Wazalendo yabatse ikibunda ni cya Gatimba kiraho ngaho mu bihuru uretse ko amafoto nkari ya ntayizera wasanga ari niyo bafatiye ruguririya barangiza bakayitereka aho ngaho cyane ko abantu muri no ntambara ya Kongo basigaye barahindutse abahanzi buri wese asigaye abyuka gahanga ikintu agashyira hariya mugacya tugundagurana nacyo hano yego iriya mbunda ukambaza uti iriya ni bwoko ki urabona bayibatse bate tugagundagurana n'ibi hanyuma rero uwo muntu wo muri leta mu mugambi uri ku butegetsi wari kodinze iryo jwi akarisangiza abandi navuga yuko nawe ari umuhanzi kugeza ubu nguse 23 yabishaka iki mu Burundi ubwoba n'ubwiki kereka ahubwo bavuze bati Uvira nivamo Red Tabara n'ubundi niho hantu yahoraga izurura izenguruka izurura kuko leta y'u Burundi yagiye gusaba leta ya Kongo kujyayo gukora operation yo guhiga Red Tabara kubera yazururaga aho ngaho itera ari hiturutse noneho zasaba bakababona ko M23 nifata Uvira Red Tabara izaboneraho M23 igahindaro Red Tabara ariko ntabwo mpamya yuko M23 yabikora ntabwo mpamya yuko ikeneye umusada wa Red Tabara ahubwo mpamya yuko M23 inahageze itabicanwa kana Red Tabara kuko nta sano bafitanye habe namba nta na ushirikiyano nta na communication bafitanye kugeza ubu ngubu ntayo Red Tabara yirwa naho kwayo ariko bo bakavuga ko Red Tabara ifasha M23 yego bajya bayibishinja bati rwose Red Tabara irabafasha akareka byose byabaye he ariko ntabwo ndabyumva Red Tabara none se perezida inama y'aba perezida yabereye i Rwanda yego basinye itangazo rivuga yuko imitwe yose iri muri Kongo igomba guhagarikwa harimo na Red Tabara saba perezida babyemeje yego buke Red Tabara iranyaruka ikubita niba ari mu Gatumba nibwo perezida Ndayishimiye yavuze yuko abateye mu Gatumba baturutse mu Rwanda ariho bafite ibiro ariho bahererwa amafaranga ariho bahererwa ngo imyitozo yo kujya kwica impinja mu basinye ko iri muri Kongo yararimo noneho sasa arayihinduye ayizanye mu Rwanda kandi nta nama y'abaperezida yongeye ngo iterane ivuga yuko Red Tabara yaje mu Rwanda noneho sasa ni wowe wa mbere numvanye ko Red Tabara yabifasha M23 oya nibyo bavuga abarundi ntago ari njye ubivuze warabibumvanye bo bajya bavuga bati none se Red Tabara ngo igifasha M23 bahiga data heheze ngo muri Kongo cyamaye nka data ntabyo nzi kugeza ubu ariko noneho M23 yabigeze kure igeze aho bifashwa na Red Tabara bivuye ku Rwanda noneho bigeze kuri Red Tabara mu rwego rwa politike kuba leta y'u Burundi yabivuga rwose nta n'icyaha kirimo ugomba gufata ibintu byose bisiga icyasha uwo muhanganye ukamusiga icyasha ariko nta na rimwe perezida Neva yari yavuga yuko yajyanywe i Burundi no kujya guhiga M23 kubera ifatanya na Red Tabara allo waramutseho kanumve ko uyu muntu nawe ibyo binatabizi umeze neza nagiye kukubaza aka kantu nta na rimwe urumva u Burundi bavuga ko Red Tabara ifasha M23 ahubwo se Red Tabara yafasha M23 Red Tabara yararwanaga na twirwaneho ifatarije na M23 urumva urwo ruzenguruko koko rurimo gufatanya oya nta na rimwe urumva babivuga nibyo navugaga i Burundi iyo bashatse gusasifayinga abaturage n'impamvu y'impfu z'abarundi bapfa barabivuga gutyo
ariko twibukiranye neza ko Red Tabara ahubwo irwana n'abatwirwana n'aba M23. oya icyo cyo nanjye nicyo nzi neza cyo ahubwo Viateur nuko mbivuze ni rimwe na rimwe abarundi bakavuga ko Red Tabara ifasha M23 atireka reka ibyo none ubwa mbere mbyumvise mu matwi yanjye ndavuga se na Mugisha Abarundi barabivuga none se cyagera Reverien ndi ku mashiga harya ndikuri ndikuriyo none se ndi kuki ndikuriyo amaki amashimo ntacyo naringize ngo ntabwo nangaga gutsindwa n'ibyo narimvuze Reverien avuga ngo iyo Red Tabara ngo tugomba kujya muri M23 ngo hejuru ngo vu ngo Red Tabara yigura umutwe ngo vu yavugaga Red Tabara se bwuko ki yavugaga Red Tabara iriya ya yindi Red Tabara ni ukuvuga ngo ikintu kiri kuri Red Tabara ni ikiremwa baremye bashyiraho ni nk'icyo mu cyongereza bakita Red Flag. Red Flag ni kwa kuntu umuntu ashobora gukora cyangwa se urabona ibi bintu scarecrow ibi bintu bashyira mu mirima ngo ibisega bitona bya kadahumeka cyangwa se rukiranye kimwe muri ibyo ni nkabyo rero baremyemo za Red Tabara iriho mu kanwa k'abayobozi b'i Burundi ariko in real sense or in real life nta Red Tabara ibaho bayikoresha bayivuga kubera bakeneye kugira icyo bakora none se Red Tabara ngo yicaga abantu imbere Burundi mbere yuko aba barundi bajya gufunga umupaka Red Tabara ngo yari yisha abantu mu Burundi mu Kibitoki sibyo yagiyeho uyu munsi icyo nicyo nashakaga rero yumve ko ibyo bintu bijya bivugwa Viateur we ntago yabyumvaga uyu munsi babona ko bashobora gukina umukino nk'uwo ukabimamo niyo mpamvu uwo mukino utakiriho ushobora gukina wibwiraga ko ugiye gukina umukino ushaka hari undi muntu ufite ipiyo ategereje guhita anagamuka abantu bakinnye ikisoro barabizi cyangwa biye nta mwana utarakinnye biye ugasanga hari undi ufite biye yo guhita anagamukoba niyo mpamvu umukino batakiwukina wa Red Tabara njyewe nanjye icyo mpaka nacyo nuko ari urwitwazo Red Tabara ntiyafashe M23 yego ntabwo bibaho nakubwiye ko urwitwazo rwa Red Tabara urwitwazo kuko Red Tabara ntabwo ngo sinduhije wayigenze sinduhije wayigenze se yagengaga Red Tabara yigengera iki ko yumvikana n'aba ngaba bariyo 100% atari uwo wenyine ababishinjaga ngo na famiye ya Buyoya se siyo yagiye gutegera siyo yagiye kwakira abangaba mu nzira bari kuzana amagare ijya kubakira n'imodoka ngo iziba y'igihugu Viateur none arasobanukiwe iki kumva ko ibivugwa erega umva Mugisha Viateur ashobora ko atari kunyumva neza njyewe sinemeza sinanabihamya sinanabyemera ko Red Tabara ifashe M23 yego nicyo nahakanye nanjye nagiye akanya ariko Viateur wavuga ko ngo n'ubwa mbere abyumvishe akira umva wewe wavuze ko ari ubwa mbere wabyumvishe ntago umva Mugisha ntago mpakana yuko abarundi babivuga kandi muri iki kiganiro niba gikurikira wowe wavuze ko avuga ikintu navuze ni iki navuze ngo ahubwo 2023 ishyikiriye Red Tabara yayifunyanga icyo cyo ndacyemera njye ariko si nuko avuga ngo bumvishe ibintu babivuga yego noneho rero sasa nayivuze noneho M23 nibigeza ifatwa na Red Tabara yabigeza niko bavuga yego ni naho impaka zishingiye Red Tabara iri muri Uvira uyu munsi yego bose babandi bitwaga ngo Red Tabara bitwaga ubundi barindiye bakorezi Burundi rero uko bakubita bose bashyize mu gafuka kamwe bari kuba kondagurira aho muri Uvira yego Red Tabara yabivuye hehe yatarabuka se icomotse Uvira yakakirizwa amasasu yego yaza yambaye bya Red Tabara yaza yambaye bya Wazalendo bagenzi bayo yaza yambaye none se Red Tabara biroze bishambuke mbonera kure FNBB FRDC bose bari Uvira
Okay, ni so Red Tabara rero Red Tabara yari imbonera kure zabaga zambutse zigiye kwica abanyamurenge no kubibira inka. Niyo mpamvu wumvaga ba Sematama na ba Leta Makanika bavuga bati turi kurwana na Biroze Bishambuke, Nyagutumba, Red Tabara. FNBB ntago bakundaga kuyivuga, baje kuyishyiraho nyuma kuko FNBB yizeraga muri Red Tabara. Yego. Okay, naho impaka zari zishingiye urakoze. Birasobanutse. Ni FNDB ntago ari FNBB. Nuko rero Ni FNDB. FNDB. Ngo bita baby. Nibi. Kimwe ariko nabo bagisabe. Noneho rero naho impaka zari zishingiye kandi noneho nkuko nabivugaga n'ubwa mbere binciye mu matwi ubu nguwo abivuga ntago nabyumvise. Byaba ari ibintu bikabije cyane iki gisirikare cya M23 tumaze kubona aho kigeze, kumva yuko hari umusada n'umwe Red Tabara yabahaye byaba ari bitangaza. Erega Viate ni nkuko bavuga bati M23 n'u Rwanda ndajya ubyumva ibya understanding. Noneho rero nuko nabo bajya nuko nyine bajya bitwaza ni nk'urwitwazo niko mbibona. Noneho tugaruka kuri uwo muntu ntabashije kumenya role afite muri mwishyaka riri ku butegetsi. Nkaba mpamya yuko wenda ari n'umuntu w'imbonera kure wiri codinza agashyira aho ngaho. Ntabwo mpamya ko umunsi Uvira yavuyemo hari abarundi bakwiye guhita bahunga, nibagume mu gihugu cyabo birinde ubushotoranyi kuri M23. Ariko noneho nibongera nibakomeza gupushinga ingabo zabo zirwana wenda zigatangira no kugabiza ibitero zivuye mu Burundi, byanze bikunze M23 nayo yagira iki ikora. Kandi mu kugira iki ikora abo ngabo bavuga bakwiye kuba bahambiriza imiryango yabo ngo bayivane Burundi bizababaho. Uretse ko buriya wa mugani munyapolitike nk'uwo niba ari nawe koko niba yanabivuze ubu ntiyabuza bamaze kubohereza. Kimwe nuko perezida wabo ajya babwira ati muri bamabuye mwubatse amazi Burayi mujyana amafaranga mu banki y'I Burayi, byumvikana yuko ari igihugu badakeneye gushingamo imizi. Ubu se kiziyubaka gite kandi bagisahura? Perezida yabyivugiye, hari clip nahoze numva muri ibitunga ry'igihugu. Nibyo rero ubwo niba bashoboye guhunga nibahunge baringa kuko M23 ntawo zigihe izafatira Uvira. Kamane yego ni bahunge baringa. Dore kwa gatatu wavuze. Yego hararenze kwa kano ubwo ngubwo bavuze ngo tuzakwicaza ngasha babarundi baraza kukubwira. Babwira iki inshuti zacu? Babwira iki Uvira ko atari yabo? Uvira wanasubira imipango none ivemo kubera barundi. Leta nayo yivuze icyo kintu sha. Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye service zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri no nimero 0788 93